Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu kiganiro. Nkomeza gushimira mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi twabategura ikiganiro kigaruka ku nyamaswa benshi batumva neza ukuntu ibayeho mu buzima bwa buri munsi. Iyo nyamaswa tugiye kugarukaho muri iki kiganiro ni agacurama cyangwa se bati mu rurimi rw'amahanga. Agacurama ni inyamaswa y'amarenga yuzuye ubuhanga kandi ifite imiterere itangaje ugereranyije n'izindi nyamaswa zose. Ndagusabye unize amatwi n'amaso ubundi usobanukirwe ibyo wibazaga cyangwa watekerezaga ku gacurama. Tugiye kugaruka ku bintu 12 bitangaje ku gacurama, gusa icyanyuma ntikize kugucika. Ikaze mu kiganiro. Iya mbere, agacurama niyo nyamaswa yonyine iguruka kandi ikanonsa abana bayo. Nubwo agacurama gafite umubiri muto nk'uw'imbeba, gafite amababa afatanye n'amaboko, niyo mpamvu abahanga bavuga ko ari mama cyangwa se inyamabere yihariye ku isi yose. Iya kabiri, kagenda mu mwijima gakoresheje echolocation. Iyo kaguruka mu mwijima kagira ubuhanga bwo kohereza amajwi kagahita kayasubiza, kamenya aho ikintu cyose kiri. Iyo utekereje neza ni nka radari cyangwa se sonari. Iya gatatu, amoko arenga 1400. Kubera umubare w'amoko y'agacurama ari ku isi, niyo nyamaswa ya kabiri igira amoko menshi nyuma y'imbeba. Bivugwa ko hafi buri gihugu ku isi kigafite. Iya kane, hari uducurama duto cyane tunywa amaraso. Utwo ducurama bakunda kutwita vampire bats. Tugira utwinyo duto cyane kandi dutinyuka inyamaswa gusa, ntabwo dutinyuka abantu. Utu tunyamaswa bita vampire bats ntidutera inkovu nini, ahubwo dutera inkovu ntoya kuko turuma amaraso gakeya tukagahita kirukanka kakisubira mu mwobo wako. Iya gatanu, impamvu kimanika hejuru. Agacurama nikameze nk'inyoni, imbwa cyangwa se ihene ziryama hasi. Oya, agacurama kamanika amaguru hejuru, umutwe ukareba hasi. Abashakashatsi basanze ari uburyo bwo kugira ngo kazigame ingufu no kugira ngo gatere neza cyane. Iya gatandatu, ubuzima bw'igihe kirekire cyane. Hari ubucurama basanze bumaze imyaka irenga 40, nyamara tubaho mu buzima bworoshye kandi budatandukanye cyane mu mibereho. Iya karindwi, gatanga umusanzu mu buhinzi. Mu masaha ya nijoro kagenda karya udukoko twangiza imyaka. Hari nko mu bihugu bimwe na bimwe bakunda kubyita ko ari abakozi b'ijoro kuko batabara indabyo, imbuto ndetse n'ibiti. Iya munani, agacurama kagira isuku kurusha inyoni. Nubwo bamwe bagafata nk'inyamaswa idasa neza, agacurama gakaraba umubiri buri kanya. Kiyitaho ku buryo gashobora kwikuraho udukoko twinshi gashobora kwandura. Iya cyenda, gafata ibyemezo vuba cyane kandi kagira ubwenge. Nubwo ari gato, ubwonko bw'agacurama bukora cyane kurusha ubw'inyoni. Iya cyenda, gafata ibyemezo vuba cyane kandi kagira ubwenge. Nubwo ari duto, ubwonko bw'agacurama bukora mu buryo bwihuse kurusha ubw'inyoni. Umwanya muto cyane gashobora guhindura icyerekezo mu gihe gakurikiranye n'udukoko duto twihuta cyane. Iya cumi, gafite amajwi umuntu atumva. Echolocation. Agacurama gakoresha amajwi ari hejuru ya 20 kHz. Niyo mpamvu tudasanzwe twumva urusaku rw'agacurama nubwo rwose kagenda kavuga amajwi menshi cyane. Iya 11, gatungwa no kwihisha. Agacurama karara kihishe ahantu hakonje nko mu mwobo, mu bisenge by'amazu, muri kave, impinga z'imisozi cyangwa se mu biti bishaje. Ntigapfa kuboneka ku manywa. Iya 12, kabungabunga ibidukikije. Agacurama ni isoko y'ubushakashatsi ku ndwara n'imiti mishya, imikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri ndetse no ku bumenyi bw'ubwonko. Nizere ko ubu wamenye kuri ku nyamaswa abantu benshi bagira ubwoba kandi batinya, ariko muri rusange agacurama ni ingenzi ku buzima bwacu, ku buhinzi, ku bidukikije ndetse no ku bushakashatsi bw'isi. Niba wari uzi ko agacurama ari inyamaswa mbi, wibuke ko rimwe na rimwe ibintu bitangaje ari byo bifite umumaro kurusha uko ubitekereza. Mumbwire muri komenti icyabatangaje muri izi ngingo zose zigera kuri 12. Mwakoze kubana nanjye, ukore subscribe,
share ndetse na comment, dukomeze tubane mu bindi biganiro. Ciao ciao.